This is the wife. Not be juju be that. Jesus. No. You think say they wife? So when ziraza ryari? Ziraza mu kanya. Yaca hese? Haraguru ziraza zikomeza. Yenze ko ziri buce hano. Oya, zirava ruguru iriya zikomeza kuriya. Kandi zitegereze ndebe. Kato zitegereze nyine n'ubundi nicyo cyatuzanye. Nanjye ndazitegereje. Uze kuroko. Bimeze bite? Sawa. Amakuru. Meze neza. Ko muhagaze hano se mutegereje. Tegereje kurusi. Azaca kurusi. Irahaca nyine. Ahantu siko nta kurusi zihari. Hasi ibyo birakureba wowe, icara tegereza nawe uri buzibone. Kanze ndindiriza kurusi muri kuvuga noneho ndebe. Tegereza niba ufite umwanya nyine nawe urebe. None se ko zitanaza hano hantu siko nta kurusi zihabera. Wowe wakwitonze tegereza uri buzibone. Cyakoze gusa hano hantu wabona haca kurusi. Zitahaca. Ese kudusaza. Hagarara aho ngaho uri buzibone. Why are you running? Ngaho zirasa nizo kurusi mwambwira. Zonyi. Run. Reka mbwira genda kubwira satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga. Wewe noneho dukoze ibiki tuziko duteze umujura ku buryo mubyuka mwageze mu wowe byuka wirukanka muhanda n'ibiti ubyuka wirukanka baje gusarira mugire kuba muri batoya munananutse mugire kubyuka mubangamira abanyamagabo aho wirukanwaga ni utuma tugwa mu mutego ni ukubera umugabo se kandi wanje abaye iki kanze njye urabona n'insaho gusa we umugabo wanje abaye iki duhuye n'ibyago twa duteza umujura none ahise agwa mu giti kuko turimo kwikinira gahinde none mu nkubiti hasi umugabo nta n'isoni umufite indabo uravuga ibiki kaba abagore ari agahomamura mutubara rwose tubikiye umunsi ariko sinye nahagurutse ngo nkurebe ukuntu ureshya n'ibintu uri kuvuga n'ibintu ukoze ariko uko umuntu areshya niko avuga kirira indobo yawe nabagore mu bundi mugira ubwenge kubyuka muteze ibiti mu nzira ngo murafata abajura nta n'isoni mutwicira umunsi njye n'umugabo wanjye turimo kwikinira gahinde umva amadaga abanyamagambo cyacu ka wakegorye ubu urarebye usanga nta bwenge dufite ahubwo batagira ubwenge nimwe mwirukankanaga n'indobo ahubwo mwari bagiye turimo kwikorera keya twikinira gahinde twigenda mu muhanda tubikiye umunsi murakitwa n'amacini ariko madamu ubundi bakwita ndewo banyita ndetse urambariza iki kuko izina ryawe n'ukuntu usa ndabona bitakabaye byitwa wowe kumenya ntacyo biri bukumarire menya ibye n'umugore wawe ndafasha gufata amajoro ushobora kuba witwa nyirashyano wa mugore ugire kuba uri mubi ugire no kubyuka utukanaho gato kuzubura n'ubwa rusake cyo kora tubiciye umunsi uzi ikibazo mufite uko mbarebye ndabarebye nsanga mwese mwasaze naho bwawe nturi muzi umugore ko kubyo umeze gutyo ubyuke wifunze ibitenge abyuke afashe ibiti hano mu muhanda ahubwo umva umugore mwiza ntiwambara igitenge ahubwo mwebwe kuki umugore wawe yasaze yambaye igitenge nawe wambaye ikanzu ninde wakubwiye ko yasaze wowe ugasarisha reka na n'izi nshinzi z'abagore komeza kwikinira gahinde tugiye gusaba mugende mbega generasiyo